waba warabirebye muri film, warabyumvishe mu itangazamakuru cyangwa ahandi hose hizewe usanzwe ukura amakuru, Titanic ni inkuru yanyuze mu matwi ya benshi muri mwe. Ubwato burenze kandi buhambaye bwabayeho mu kinyejana cyose cya 20, haba mu burebure, mu bugari, mu kwikorera ibiremereye ndetse no gutwara abagenzi b'ubwoko bwose, yaba abakire, abakene ndetse n'abari mu cyiciro cyo hagati. Gusa inkuru yatumye Titanic ikimenya bose ni inkuru yo kurohama kwabwo, nubwo bwari bwariswe ubwato butarohama bitewe na tekinoloji yakoreshejwe n'abahanga, abatekinisiye ndetse n'abenjeniyeri bakomeye muri icyo kinyejana mu kubwubaka, bakabwita unsinkable ship, nubwo byaje kurangira burohamye. Bahaye ikaze ku isi y'ubumenyi, nitwa Jonathan. Inkuru z'ubwishongore bw'ubwenge bwa muntu kugeza ku guhangara ku bwenge n'icyubahiro cy'Imana nibyo byagiye bitera ingaruka z'ikiremwa muntu zitashoboye kwihanganira, nko kubaka umunara muremure ugera ku ijuru. Byatumye Imana irakara, ituma isobanya indimi z'abatuye isi zimaze kuba magana nk'ubu. Ni nka Goliath wagerageje guhangara ubwoko bw'Imana, Imana imutsinda ukoresheje Dawidi. Ndetse n'inkuru ya Yosefu n'inkuru nyinshi zagiye zandikwa na Bibiliya kugeza ku byaherutse kuba mu mujyi wa Los Angeles, aho buri kimwe cyose cyari gihari. Hafi 1/2 cye cyari kiteretse ku butaka bw'i Los Angeles, cyakumbye ndetse gisembwa n'umuriro. Bisa nk'ibyabaye mu 1912 ku bwato bwari bwariswe Titanic, aho nyir'ukubukora yari yivugiye we ubwe ati, n'Imana ubwayo ntiyashobora kuba yarohamisha iyi nkuge. Gusa byaje kurangira burohamye. Bahaye ikaze mu nkuru nk'izi ku isi y'ubumenyi, kandi subscribe tujye tubana buri munsi. Titanic, izina ryabaye ikimenya bose, riba iry'umubabaro, urupfu, ariko ikatwibutsa amateka y'ikoranabuhanga n'ubwibone bw'ubwenge bwa muntu. Uyu mutwaro w'ubwato wari witezweho nk'agahebuzo, ariko urugendo rwawo rwatangiye mu 1912, ariko ntirwagera ku mugambi wari ugamije. Inkuru yayo igaragaza uburyo icyizere gikomeye gishobora kuvamo icyago gikomeye. Ubundi izina ryuzuye rya Titanic ni RMS Royal Mail Ship Titanic ya White Star Line Society yo mu Bwongereza, yubatswe n'ikigo cya Harland Wolff i Belfast muri Irlande y'Amajyaruguru. Uza kurangira mu mwaka w'1912, yari ifite uburebure burenga metero 269 n'uburemere burenga toni 46,000. Yari ifite ubushobozi bwo gutwara abagenzi barenga 2,400, kongeraho abakozi 900. Titanic yari imeze kumenyekana nk'ubwato bukuru cyane kandi bwari bufite ubushobozi buhambaye, aho itashoboraga kurohama, bwitwaga unsinkable ship kubera ikoranabuhanga rigezeho ryari ryarakoreshejwe mu kuyubaka. Ubundi Titanic yari umushinga watangijwe na Thomas Andrew, awutangiza agiye kubaka ubwato bwo mu rwego bwa Olympic class, Olympic Titanic Britain. Titanic yagombaga kuba ifite uburanga buhebuje bwo ku rwego rwo hejuru, imbere harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho muri icyo gihe. Titanic yagombaga kuba ifite imisingi y'ibyuma irenga 1,909. Yagombaga kubaka igihimba kinini hakoreshejwe imirunga rivet irenga 3,000,000 ihuza ibyuma bikomeye. Ubwato bwagabanyijwemo ibyuma 16 bitarengerwa n'amazi, bifite inzuzi zakoreshwaga n'amashanyarazi. Titanic yagombaga kuba ifite imashini nini kandi zifite ingufu. Yari ifite imashini ebyiri zikora ku murongo umwe, n'indi ya turbine nini. Ibinogo 29 byacurwagamo amakara arenga 150 byatangaga imbaraga zingana na horsepower 46,000. Imipomo n'iminyururu. Yari ifite imipomo 3 minini yatangaga amazi inyuma kugira ngo ubwato bwihute. Titanic yari ifite imipomo minini yafashaga gutanga amazi ku gice cy'inyuma kugira ngo ubwato bwihute. Titanic yahawe ishusho nziza cyane yagaragariraga amaso. Yari ifite imiryango minini, amadirishya manini, yakoreshaga uburyo bw'amashanyarazi, irimo inzu z'imyitozo ngororamubiri,
amato yo mu bworozi bwayo. Titanic ubwayo hakoreshejwe amasabune n'utuyaga kugira ngo ubwato bujye mu mazi. Nyuma hakomeje gushyirwamo ibikoresho byayo nyuma kugira ngo Titanic ibashe kugenda. Titanic yari ifite ikoranabuhanga rihambaye, ibyumba bikomeye byubakishijwe na steel hull, cyari kimwe mu byuma bikomeye cyane muri icyo gihe. Titanic yari ifite ibyuma bitarengerwaga n'amazi n'inzugi zakoreshaga amashanyarazi. Yari ifite uburyo bw'ikoranabuhanga bwa double bottom hull, ifite ibice bibiri by'ibyuma bigenewe kongera ubwirinzi muri ubwo bwato. Titanic yari ifite amato y'ubutabazi, nubwo uyu mushinga wari warizwe nabi. Yari ifite amato 20 gusa yashoboraga gukiza abarenga 1,178, mu gihe Titanic yari ifite abantu barenga 2,200. Ku itariki ya 10 Mata umwaka wa 1912, Titanic yatangiye urugendo rwayo rwa mbere iva i Southampton mu Bwongereza ijya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagenzi barimo abakire cyane, abacuruzi ndetse n'abimukira bashakaga ubuzima bushya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuzima kuri Titanic bwari bushingiye ku byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere cy'abakire cyane ni icyiciro hari harimo ibyumba binini, pisine, inyubako z'ubwato. Mu cyiciro cya kabiri, icyiciro cy'abaringaniye, ubuzima bwari bwiza ariko busanzwe. Mu cyiciro cya gatatu cy'abakene hari higanjemo abimukira benshi bari bafite ibyumba bitoya muri ubwo bwato, kandi ubuzima bwabo bwari bworoheje muri ubwo bwato. Ku wa 14 Mata mu masaha y'ijoro, Titanic yahuye n'igitare cy'amazi mu nyanja ya Atlantique y'Amajyaruguru. Mu gihe gito amazi yaratangiye kwinjira mu bwato, nubwo byari byitezweho ko butazigera burohama. Igice kinini cy'ubwato cyuzuyemo amazi, bikaba intangiriro y'icyago gikomeye cyari kigiye kubaho turi kuvuga muri aka kanya. Mu rugendo rwa Titanic rwo kugenda irohama gake gake mu nyanja, hakoreshejwe amato y'ubutabazi abasha gutabarwa bakeya. Nubwo aya mato yaje kuba makeya, ku itariki ya 15 Mata muri uwo mwaka saa 10 za mu gitondo, Titanic yarohamye burundu. Abantu barenga 1,500 barapfa. Bamwe bakeya nibo bashoboye kurokokera mu bwato butabara, mu gihe ubwato bwari buri kugenda burohama gake gake mu nyanja. Icyago cya Titanic cyashenguye isi yose. Nyuma yaho amategeko y'ubwato yarahinduwe. Ubwato bwose bugomba kugira ubwato butabara buhagije n'uburyo bwo kumenyesha amakuru y'ikoranabuhanga amakosa yabaho igihe cyose, isaha n'isaha mu bwato. Gusa nubwo Titanic yarohamye, ntabwo bivuze ko ari iherezo ry'ubwato bunini kandi burenze. Bikoresheje iterambere ry'ikoranabuhanga n'ubushakashatsi, ubu hari andi mato akomeye cyane kuri uyu munsi, nk'ubwitwa Symphony of the Seas ndetse n'ubwitwa Wonder of the Seas n'ubundi bwitwa Icon of the Seas. Byose byubatswe kugira ngo iterambere ry'ikoranabuhanga rikomeze gushyirwa imbere. Titanic ubu isa nk'intangiriro y'amateka, ariko amato y'iki gihe yarengeje cyane ubunini, uburanga, umutekano, ikoranabuhanga rigezeho ryo kutarohamisha ubwato, uburyo bw'ubwirinzi bw'umuriro, hamwe n'ubuzima bwo mu bwato muri hoteli. Ubu Titanic igumye kuba ikimenyetso mu mateka, ikimenyetso cy'icyizere cy'abantu, ariko ikaba n'isomo ry'uko kwiyemera n'amakosa bishobora guhita bigira ingaruka zikomeye. Ubu Titanic ni ubwato bw'abantu barenga 1,500 babupfiriyemo, n'inyigisho ku isi yose. Titanic ntabwo ari inkuru y'ubwato, ahubwo ni inkuru y'abantu n'icyizere cyabo n'icyago cyabahitanye kugeza uyu munsi wa none. Titanic igumye kwibutsa nta gikwiye gufatwa nk'ikidashoboka. Titanic inkuru y'agahinda n'akababaro, ubwirasi bw'ubwenge bwa muntu, gusa hakaza kubamo n'amakosa akomeye ahambaye yatumye byoreka imbaga, abantu benshi barapfa. Ikiri yabaye isomo rikomeye ku bantu ndetse no kwirata, ahubwo bikaba gushishoza ndetse no kwitondera bimwe mu byo dukora. Bahaye ikaze nanone ku isi y'ubumenyi, kora subscribe tujye tubana buri munsi mu biganiro nk'ibi. Twa Jonathan.